ihane, Imana ikugiriye neza uve mu manegeka, kubera yuko igihe kirageze kandi kirasohoye ngo abatuye mu manegeka mupfushe imfura, mubure umurage, mubure n'umunezero mu izina rya Yesu. Reka nkubwire rero, kuko iri kubona ikintu kigiye kuba muri ibyo byaha urimo, wiri gusambana, wasambana n'ibikara n'inzobe n'abazungu, gusambanira ku ma interinete, ngo urabona ko ibyo ngibyo ari byo byiza. Reka nkubwire, Yesu arakubabarira uyu munsi wa none. Navuze ibintu byinshi cyane. Kwirinda gutura habuzanyijwe ni iki? Agatambaro k'umutuku mu idirishya, nitugera aha ngaha tuzabwira bene wacu ko hano ariho mwaducumbikiriye. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo kuko Imana si umwana w'umuntu ngo yicuze. Mwiriwe, ni Eric Nizeyimana ugarutse, wa mugabo bakunda kandi ubahoza ku mutima, wifuriza ibyiza, wifuriza kuzabona ubugingo buhoraho. Mwivugabutumwa ryanjye rya buri munsi, ndabashimiye ko mukorana natwe, mugahora mutwumva, mugatanga amamega yanyu mukatureba. Imana ibaha umugisha kandi mwinshi cyane, izabahe menshi mujye muhora mubona ayo kutureberaho. Ndashimira abantu bose bakurikiye televiziyo, abantu mwese mukurikiye ivugabutumwa, ndabashimiye mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi rero ndagarutse nanone kugira ngo nongere tukore umurimo w'Imana dufatanyije nge namwe. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi rero bazaniye icyigisho kivuga ngo kwirinda gutura ahabuzanyijwe cyangwa kwirinda gutura mu manegeka. Reka tubanze dusenga Imana, nindangiza dukomeze twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri iyo ntego, nicyo cyigisho mbazaniye no munsi. Mana yacu ndagushimye kuko Imana igira neza, ngushimiye kuri Imana yabanye natwe mu minsi yose itambutse, n'uyu munsi ukaba wongeye kuwuduha, nushimwe mu izina rya Yesu Kristo. Twaryamye biremera, tubyutse biremera, duteye intambwe biremera. Hari abageze ahacecekegwa, abo ngabo ahabo harangiye, ariko twebwe tugiye ku mwuka bazima. Ndagushimye kuko ukomeje kuba ikiturinze. Ngaho rero muri aka kanya komeza kubana natwe, udutera imbaraga zo gukomeza kumva ibyigisho by'iyi televiziyo, udutere n'imbaraga zo gukomeza kubizirikana mu mitima yacu kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Uyu munsi nababwiye ko mbazaniye icyigisho kivuga ngo kwirinda gutura ahabuzanyijwe cyangwa kwirinda gutura ahatemewe. Reka dusome ijambo ry'Imana twumve icyo ribivugaho, twumve icyo ryarishatse kuvuga. Dusome mu gitabo cya Yesuwa, igice ni cya 6, turasoma duhere ku murongo wa 26. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo Yesuwa avuma Yeriko. Icyo gihe Yesuwa arabihanangiriza ati, umuntu uzahaguruka akubaka uyu mudugudu w'i Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka, igihe azubaka urufatiro azapfushe imfura ye, n'igihe azahaterera inzugi n'amarembo apfushe umuhererezi we. Nuko Uwiteka yabanaga na Yesuwa kandi arogera byamamara mu gihugu cyose. Reka dusome ijambo ry'Imana, n'ubundi riraza kudufasha gukomeza kumva ibi bintu cyangwa se iyi ntego yacu. Dusome igitabo cya mbere cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami ibice 16 umurongo wa 34. Dusome mu izina rya Yesu. Ibice 16 umurongo wa 34. Ku ngoma ya Ahabu Hiyeli w'i Beteli yubaka Yeriko. Igihe yubakaga urufatiro apfusha umwana we w'imfura witwaga Abiramu. Ashinze ibikingi by'amarembo apfusha umuhererezi we witwa Segubu, nk'uko Uwiteka
yari yarabivuze abivugiye mu kanwa ka Yesuwa mwene Nuni. Uyu Yesuwa niwe wanditse aya magambo. Nakuyemo icyigisho kivuga ngo kwirinda kubaka ahabuzanyijwe cyangwa kwirinda gutura ahatemewe. Abisiraheli bari kuva mu Egiputa bageze mu nzira, Mose yatumye abagabo 12 ngo bajye gutata igihugu, barebe icyo gihugu cyaho ngaho ukuntu kimeze. Ariko bageze muri icyo gihugu cy'Ikanani cyangwa se aho bari kujya, baruhukira mu mujyi witwa Yeriko, cyangwa se reka tuvuge ngo mu ntara ya Yeriko. Neneho bahageze basanga igihugu kirubatse, gifite inkike ndende, ku buryo nta muntu wari wemerewe kwinjira muri icyo gihugu atabanje guca ku marembo. Kandi mu rugendo rw'Abisiraheli icyari cyatumye Yeriko bayubaka kuriya kwari ukugira ngo babuze Abisiraheli kugira ngo batagera muri icyo gihugu cyabo, bataza kugera aho ngaho ngo bazinjire mu gihugu cyabo bakibambure. Nicyo cyatumye bubaka inkike z'Yeriko. Igihe rero bari bagiye gutata 12, abagabo 12 bari batoranyijwe ngo bajye gutata igihugu, baruhukiye ku mugore w'indaya witwa Bibiliya iravuga ngo yari maraya, witwa Rahabu. Rahabu arabahisha, arangije abakuru b'igihugu bamenya yuko haje abantu gutata icyo gihugu. Barangije baza kwa Rahabu arangije abakura ngo mu nzu, ngo abajyana hejuru y'inzu abatwikiriza y'imigwegwe. Arangije abatasi abayobozi b'igihugu baje, cyangwa se abategeka b'igihugu baje bamubaje abantu baraho ngaho kuko yari indaya yicuruza. Ahabwira ati icyo bikoze baje bahageze, abagabo bahageze rwose nababonye, ariko bagiye ntibakiri hano. Baramubaza batese banyuze, ati nabonye batambika higiyo ngiyo nimubakurikire murabafata baracyari hafi. Arangije amaze kubahisha ngo arabagenda arababwira hejuru Yeriko, aho yari yabasize abakabatwikiza imigwegwe, avuga ngo nimuzamuke mugende ku musozi mu mara y'iminsi 3, ku munsi wa 3 muzamanuke musubire mu gihugu cyanyu, igihugu muzamwamaze kukibona. Ariko munyemere tugirane isezerano, mumbwire yuko nimuramuka mugarutse mu gihugu cyacu mugeze muri iki gihugu, kuko ndabizi ko Imana izakibaha, mu misezerano yuko nta kintu muzantwara mu misezerano ry'amahoro. Barangije bararimuha, barangije bamuha n'ikimenyetso, bamubwira batumanike agatambaro k'umutuku mu idirishya, nitugera aha ngaha tuzabwira bene wacu ko hano ariho mwaducumbikiriye. Iyo nkuru baragenda ngo bayibwira Mose. Barangije rero Rahabu arokoka gutyo, ngo bamaze gufata igihugu ngo basanga agatambaro aho ngaho hejuru. Aho twasomye hatubwiye yuko ndetse n'umuryango wa Rahabu waje kurokoka kubera ko yahishe abatasi. Bamaze kugera mu gihugu rero, bamaze kugera mu butayu, baje abagabo 10 bazanye inkuru y'incamugongo. Baraza babwira Mose bati, Mose, igihugu twakibonye, ariko tukimara kukibona twasanze harimo ikibazo. Igihugu ni cyiza, kirera, dore twazanye amahundo yaho, twazanye ibyo kurya byaho, ngo bazana ubuki bw'ubuhura bahereza Mose. Baramubwira bati igihugu ni cyiza, kirera, kirarumbuka, ariko hari ikibazo, gituwe n'ubwoko bw'abagabo banini barebare bafite imbaraga bakomeye, twebwe ubwacu twabarebaga tukibona turi nk'inzige imbere yabo. Bati rero ubwo bimeze gutyo ntago igihugu tuzakigeramo rwose. Abagabo 10 batambuka bavuga bati rwose Imana yarabashotse ntago tuzakigeramo, nkurikije kuntu abanaki abafite imbaraga bakomeye ari barebare, ntago igihugu tuzakigeramo. Ngo ariko hasigaye abagabo 2 witwa Yesuwa na Kalebu, baravuga ngo nibyo koko ibyo batubanjirije bavuze niko kuri, ibyo bababwiye niko kuri, ariko reka mbabwire, niba Uwiteka twishimira, bariya banaki tuzabarya nk'abarya imitsima. Imana ishimwe cyane. Gira kwizera mu mutima wawe, wumve ko Imana itabeshya. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo kuko Imana si umwana w'umuntu ngo yicuze,
kandi si n'umuntu ngo yibagirwe ibyo yavuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Ndangije rero reka dukomeze icyigisho cyacu. Reka nkubwire ngo nubwo ikigeragezo cyaba kiribaye kinini, nubwo ikigeragezo, nubwo ishuri wigamo uri kubona ari ishuri rinini, ari rirerire, rikomeye, ariko reka nkubwire ngo muri iryo shuri nimwo harimo ibyo kurya byawe, niho harimo ibyo kurya bizakubeshaho mu gihe kiri imbere. Nubwo abanaki bahari, nubwo igihugu kigotesheje inkike, ariko ndakubwiye ngo uyu munsi wa none, uyu munsi reka nkwinginge uzamure kwizera kwawe, wongere wiyubake mu imbaraga, wishake mu imbaraga, ubwire Imana ngo Mana uko bigenda kose, ndabizi nubwo ibigeragezo bihari, ndabizi nubwo urugamba ruhari, ariko nizeye yuko utari umuntu ngo ubeshye, icyo wavuze kukubaha uzagisohoza. Igihe cyarageze rero, Yesuwa na Kalebu Imana irabishimira. Mose ahita abwira, Imana ihita ibwira Mose ngo imika Yesuwa azayobora Abisirayeli ubwo uzaba umaze kugenda. Igihe cyarageze rero, Mose abakugwaho, hasigara Yesuwa. Yesuwa ageze ayoboye Abisirayeli, bageze hara mu gihugu, bageze aho Yeriko, arangije aravuga ati umuntu uzahaguruka akaza kubaka Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka, kuko iki gihugu aka gace karaturije kugafata. Icyambere bari barubatse inkike ndende zatumaga umuntu wese adashobora kwinjira muri icyo gihugu, zatumaga umuntu adashobora kwinjira muri uwo murwa cyangwa muri uwo mujyi. Zari inkike ndende, kandi ikirenze kuri ibyo ngibyo ngo zari inkike z'amabuye ndende, ariko ngo bari kuzenguruka Yeriko, ngo bageze kuri Yeriko ngo hahita haza ingabo y'Uwiteka. Niho Imana yagaragaje mu isezerano rya kera, niho nasomye ingabo yitwa ingabo y'Uwiteka Abisirayeli bakoresheje. Imana y'ubwayo yohereje marayika wayo, arururuka araza afata ingabo, arangije bari aho ngaho bageze muri ako gace, bageze kuri Yeriko. Imana, uwo mugabo wari uri aho ngaho ngo yaraje yicara aho ngaho. Yesuwa ahageze arikanga, aribaza ati nikoze uri uwo mu banzi bacu cyangwa uri uwo mu bacu? Arangije ingabo y'Uwiteka imusubiza ijambo ryiza nifurije ko nawe uyu munsi wabona umuntu uri kubwira. Arasubiza ngo nje nonaha. Haleluya. Uyu munsi wa none, iyi tariki cyangwa se aka kanya uri kumva iki cyigisho, mwifurije ko Imana yohereza umugaba mukuru w'ingabo z'Uwiteka. Ngo araza ahita amubwira ngo Yesuwa ntugire ubwoba, ntutinye, kuko nje nonaha kuba umugaba mukuru w'ingabo z'Uwiteka. Komera, ntukuke umutima, nje kubafasha. Nuko nimuzenguruke Yeriko 7, ku nshuro ya 7 muzazenguruke 7, nimurangiza kuri iyo nshuro ya 7 muzazenguruke mufite umurimo, muzazenguruke Yeriko bucece, ubundi Imana nayo izururuka ize ibane namwe. Nuko Yesuwa ngo barazenguruka Yeriko, barangije kuyizenguruka, bamaze ngo ku nshuro ya 7 ngo marayika araza anyeganyeza inkike, ngo kuko yari yabahaye kondisiyo ngo ni aho inkike bari bubone zinyeganyereze, bakabona ibikuta birahirimye, umuntu wese yaze kwinjirira aho arabari bahite bafata igihugu. Ngo nuko barinjira, bageze muri icyo gihugu rero, arangije aravuga ati nona nshingiye ku Mana yanyimitse ikampa ngo nyobora Abisirayeli, Yeriko ndayivumye, nihazagira umwisiraheli uza kuyituramo, nihazagira umwisiraheli we wubaka ahangaha. Nihagira uwubaka mu gihe azaba ari kubaka, agishinga, agitekereza uwo mushinga, agicukura fundasiyo, agishyiramo fundasiyo, agicukura imisingi, azapfusha umwana we w'imfura. Ubwo azaba amaze kumena rento, amaze gushinga ibikingi by'amarembo cyangwa se amaze gushyiraho amarembo, azapfusha umuhererezi we. Igihe cyarageze rero, Abisirayeli igihe ba Yesuwa barapfa, n'ababakurikiye barapfa, bararangira. Igihe kiragera
ku ngoma ya Ahabu witwa Hiyeli w'i Beteli, ngo arahaguruka ajya kubaka aho hantu, akishinga inkike agishinga urufatiro, ngo apfuje umwana we w'imfura witwa Abinamu. Umwana we w'imfura arapfa. Agishinga ngo amarembo inkike, agishinga amahere, agishinga ku nkike z'amarembo, akigaragaza agishyiraho amarembo cyangwa kimena rento, arangije ngo ahita apfusha umwana we w'umuhererezi witwa Segubu. Reka nkubwire ngo uyu munsi nakuzaniye icyigisho kivuga ngo wirinde gutura ahabuzanyijwe, kubera ko gutura ahabuzanyijwe kirazirwa, kandi hari kondisiyo zo kudatura ahabuzanyijwe. Nutura ahabuzanyijwe uzapfusha imfura yawe, upfushe n'umuhererezi. Mu yandi magambo, imfura mu Bisiraheli no mu Banyarwanda hose, umwana w'imfura aba ari umwana w'agaciro, kubera ko umwana w'imfura ibwami niwe wasimburaga ise ku ngoma. Ni ukuvuga ngo iyo wabyaraga umwana w'imfura, mu magambo makeya wabaga wicunguye. Icya kabiri, umwana w'umuhererezi, umwana wa bucura mu rugo, ngira ngo Abanyarwanda murabizi, abana ba bucura bakunda kunezeza, barasetsa. Umwana w'imfura ni wo kuragwa imigabane mu muco gakondo cyangwa se mu gihe cya kera. Ubu ngubu abana bose barangana, ubu umuhererezi ub'imfura abana twese turangana, ariko mu gihe cya kera ntabwo ariko byari bimeze. Umwana w'imfura niwe waragwaga umugabane munini. Ubwo rero igihe cyarageze, umwana w'umuhererezi we, icyo nshatse kuvuga, umwana w'umuhererezi ni umunezero, ni umwana wo kunezeza ababyeyi, ni umwana wo gushimisha ababyeyi. Igihe rero cyarageze, uwitwa Hiyeli w'i Beteli arahaguruka ava iwabo i Beteli ajya kubaka muri Yeriko. Amaze kugera muri Yeriko, agiye kubaka muri Yeriko, igihe kiragera akimara gushinga imfatiro, reka mvuge ngo ni fondasiyo. Akimara gushyiraho fondasiyo, acukura umusingi, abona biremeye, aravuga ati ese ahantu ko bari baratubuje kuhubaka, nkaba ncukuye umusingi bikemera, nkaba nshyizeho fondasiyo bikemera. Ariko akimara gushyiraho fondasiyo cyangwa imfatiro, urufatiro ni ahantu ikintu runaka gifatira, aho gihereye. Arangije ngo ahita apfusha umwana we w'imfura witwa Abiramu. Akimara kumena rento, reka mbivuge mu Kinyarwanda cy'ubu, akimara kumena rento, akimara guca amarembo, akimara gushyiraho uko inzu izaba iteye, yashigaje gupinyura, apfusha umwana we w'umuhererezi. Reka mbabwire mu magambo makeya, navuze ibintu byinshi cyane. Kwirinda gutura ahabuzanyijwe ni iki? Ahabuzanyijwe h'umukristo cyangwa se ahabuzanyijwe h'umunyamasengesho, ahabuzanyijwe ku muntu wese wizera Imana, ni ugukora ikintu, ni ukwica itegeko ry'Imana, ni ugukora ikintu Imana idashima, ni ugukora ibyaha. Mu magambo makeya, uri umukristo, witwa ngo uri umukristo, sibe ko ngewe ntemera ko umukristo, umuntu yitwa umukristo agakora ibyaha. Icyo gihe mvuga yuko utakiri umukristo, kuko umukristo ni ukora ibya Kristo. Niba utari umukristo, niba udakora ibyo Kristo ashaka ashima, ntabwo uri umukristo. Reka nkubwire ngo ushobora kuba uri umuvugabutumwa, ukajya wirirwa uri mu ivugabutumwa ugakorera Imana, ariko wataha ukajya gusambana. Dore ko muri iyi minsi, mu minsi ishize niho narose Imana yanyeretse ibyaha biri gukorerwa hano mu isi, inyereka ibintu biri kubera hano mu isi. Abagabo muri guca inyuma abagore banyu, kandi mwitwa ngo muri abaririmbyi, muri abavugabutumwa, muri iki, mwarangiza mukajya mugakora ibyaha. Si uko ari twese, si uko ari bose, ariko bamwe muri mwebwe murabikora, kandi mwarangiza mugahagarara imbere y'abantu mukababwira ngo inkuru nziza ngo y'ijambo ry'Imana. Ni byiza bicyapa, ariko igihe kizagera, kubera ko utuye ahabuzanyijwe, uzabizira. Igihe kizagera, igihe kirageze kandi kirasohoye, kuko muri iyi minsi itambutse nagize iyerekwa mbona imvura igiye kugwa ari nyinshi. Bavandimwe, imvura izagwa, kandi izagwa ahantu hariho hose. Reka mbabwire ngo muve mu manegeka. Leta y'u Rwanda igikura abantu mu manegeka, ikabashyira ahantu heza ho gutura. Nk'inaha kuri Rubavu
nk'ubu nk'inanga kuri Rubavu yigeze ku leta yakuye abantu hano ku musozi wa Rubavu ibajyana kubatuza hari haruguru Ikanembwe, ariko nuko hari ikibazo. Uyu munsi hari abari batuye mu Gatenga, igihe kimwe kiragera leta ibona ko aho hantu ari habi, atari ahantu heza ho gukura abantu. Irangije leta iravuga ngo aha hantu mwihatura ni muhave, yimura abantu irahabakura. Bukeye imvura iragwa, aha hantu abantu bari batuye amazi araza araharengera, bavuga bati burya leta yatugiriye neza. Reka nkubwire, Imana iri kukubwira ngo uva mu manegeka kubera ko iri kubona ikintu kigiye kuba muri ayo manegeka. Imana iri kukubwira ngo irinde gutura ahantu habuzanyijwe kuko iri kubona ikintu kigiye kuba muri ibyo byaha urimo. Wirirwa gusambana, wasambana n'ibikara n'inzobe n'abazungu abirabura, uragira gutya ngo ikoranabuhanga ryaraje muri gusambana mu ikoranabuhanga, gusambanira ku ma interinete, ngo urabona ko ibyo ngibyo ari byo byiza. Reka nkubwire, Yesu arakubabarira uyu munsi wa none. Ihane, Imana ikugiriye neza, uve mu manegeka, kubera yuko igihe kirageze kandi kirasohoye ngo abatuye mu manegeka mupfushe imfura, mubure umurage, mubure n'umunezero mu izina rya Yesu. Reka nkubwire rero, va mu manegeka. Mukristo, muvuga butumwa, va mu manegeka, kubera ko nuguma muri amanegeka uzapfa kandi uzarimbuka. Nubwo twese tuzapfa, ariko urupfu rurimo ibice bibiri. Hari abazapfa giteka ryose batazigera bagira ubugingo buhoraho. Hari n'abazapfa kugira ngo uyu mubiri twambaye ubore, tuzambayikwe undi mubiri nk'uko Kristo yazukanye, tuzabane n'Imana iteka ryose. Mwifurije kuzabana n'Imana iteka ryose. Wirinde gutura mu manegeka, wirinde gutura habuzanyijwe, kugira ngo utabura umurage wawe, kandi nutura mu manegeka nta munezero uzagira. Imana itugire neza. Yeriko mu magambo makeya, n'ikigeragezo n'ibibazo ni ugutura ahantu habi. Wirinde gutura ahabuzanyijwe. Murakoze, Imana ibahereze umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Bye. Reka nsoze mbasengera Imana, mbasabira umugisha. Wowe wumvishe iki cyigisho, wirinde gutura mu manegeka. Ushaka kuba uri umukristo, ushaka kuba utari umukristo, ushaka kuba urundi muntu wari we wese ucyumvishije, irinde gutura mu manegeka. Nababwiye ko mu manegeka ni mu byaha, ni ugukora iby'Imana idashima, ni ugukora iby'Imana idashaka. Reka mbabwire ngo muramuke, mugire ibihe byiza. Imana ibane namwe. Mana yacu, ndagushimye ko wabanye natwe. Nishimwe kandi ntabwo icyubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tumaze kumva ijambo ryawe ritubwira ngo twirinde gutura mu manegeka, kandi hari abantu benshi batuye mu manegeka ariko bakaba batabizi, bakaba birirwa bivuruguta mu byaha. Ibyo byaha akaba ariyo manegeka yabo. Ndakwinginze kugira ngo bakuzemo rwa rukundo rwawe rwiza, rumwe Yesu yadukunze akadukunda karamata, rumwe wakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizeye atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.